baherukana Rudafu bamunigira kwa muganga. Ese yaba yararurokotse mama? Dukurikira umukino. Ariko rero muzeyi mubwo bavuga ko bizagutwara ukwezi, ahubwo ndabona n'ibyumweru bibiri bitazagira rwose. Dore urandebera maze icyumweru cyose kuri aka kaguru ndagakurura we. Uramwanya yarandangije ti yanyishe neza azinyoye nanyoye iz'umumaro aho disi nanyari nakabishe yarakwishe. Uramurira ngo gusinumve ni hone na rimwe ukurira pikipiki yazisakuza umuhanda wose yayimajije induru aho sinjyumve arupfuye neza pe. Nayi ndangije usiko nge nese ngira ubwoba. Nagize Rwanda avuga ati ndenza nta mutima naba ngira pe. Yego bimfura wa mwana we ntabwo warezwe burura habe namba. Yuza kurundi se ugira ngo wena nko kwa mwambari yari guhita kansigaho kandi se ugira ngo yonkorera ryose nyatsinda mu kabari ke nta hano nyajyana. Rega kubaho n'ukubana uri inshuti ya mbere ntabwo umuntu aba yayimenya rwose uri mfura rwose. Ariko disi kwari kwangiritse neza ariko ureba mu minsi mike iyo sima barayikuraho da ni iminsi mike rwose. Yewe aha niko najya bugambwa bambwira birwa bambwira bambeshya ariko sinzi bazabikuraho kuko ndagufata neza ngumva ndarangiye yapfe neza. Ariko ugerageza unahaguruke urebe uko bimeze mu nsindagiza. Ayo kugendesha nibwo gukira neza. Yewe wakoze cyane reka nsinagire. Hayo wambwiye ngo witwa ndesha akunda pe we. Yewe rega nge nitwa Janti. Buriya nyiramana ureba ninjye umugongo bwa gatatu. Ese niko bimeze burya? Niko bimeze da. Tumugwa mu mugongo. Nkuko wenda nabaye nkutindaho gato sinahise nirukira gushaka kubera amafaranga. Ndabona imyakwiye wikujije uruhanga rwenda kugira uruhara. Yewe buzese ariko narone buriya nyiramana asa nk'unuto gatoye. Kuko se kuko uwo nkurikira amurusha hafi imyaka 5. Ariko abandi bose bakurikiyeho ni ine. Yewe nyamana ni mukuru buriya nyamana turangana turi mu myaka imwe buriya tururungana. Ubuze ngo se uranaberanye uri nyandwi rero niba ari uko nguko uri umwana w'urubyaro rw'imfura mutanga njisi ndamuzi mutanga njishi urari imfura cyane namwe waga cyane hariyo namufatagamo hata ni mutanga njishi da. Koko se hariya ku musozi wo hakurya hariya mu kibaya cya Bwiza kizahoza ari itari ku gatabaza kuyishiraho batarahomeka kuri gati ngo bayigire iganje mu mfuka zose neza. Yewe uzi ko ntangaje mutanga njishi uriye yari umugabo sha abo mugabo ako nyine kumugire ntabwo afataga ibyemezo bikomeye kugira ngo se yashingiye nyiramana kwa Sekidandi. Wageze ko ari ku bushake bwa nyiramana se amushingira kwa Sekidandi reka yikundiraga njyewe nubwo byari ibanga ariko ntukayimubwire je we wagiye mu bugikera iyo migi yanyu ntabwo wabimenye wari mu mwana muto. Ntabwo mbizi muzee kuko ngiye nkivuka buriya bahise bantwara mu miryango yacu mu mujyi niho narerewe biragaragara di. Ariko ndisi muzongera wicanira ariko ukagenda buriya akaba gahagije unanuye. Yewe nibyo kabisa iyo naho kuroga naho kuvamwa amagara yarasesekariye. Ago ntacyo bizaza di bizaza. Ariko rero buriya muzee hari n'ikindi utanamenye hano harakantu. Yego se Erega nushaka ufungure ungura kano gakarito rwose ni wowe nakazaniye muzee. Yewe ni wowe nakazaniye. Yego se ariko ntuganira ye. Uravuga uko kabengera na se akarwose. Yewe urakanyingana amafaranga ye kumbona aka gacupa gasa karasanga za wisikiza abazungu za kera. Aka niko naguhitemo muzee. Akarwose kabereye umusaza nka ahubwo kirura. Yewe neza karengetse. Haryo ubwo urakoze cyane karongeye nsomeho. Soma muzee so bushiriye utaneba mu Imana niko ahubwo nanjye umitsome bura nanjye njya nsoma akiraryo yisangirwe. Wakumvisha ute
karengetse umuzigizi igihe mu mujyi ariko abazungu baracyaza mu mujyi mujyi yanyucyanira niko oyacurura rwose bze uri umuhungu rwose uri cyoko ubuzi cy'abasaza bo mu cyaro dukeneye haniga tugira barakagira wowe uko mwangaze hewe harafunguye injira ntabwo duheza twaba dutarama tugaheza se reka heze niwe kara komera cyane mukobwa mwiza komera di musuhuze rwose musuhuze yewe uwo ni wa musore ni ya mfura itagira ukwisa yantabaye nenda gupfa ongera umuhobere rwose kara hako ntukagire ntukimama yo disi mwarakoze kubwo gutabara data reka twarikoreraga buriya ni ukuri nta kiguzi twagira ngo tubashimire uko tubyifuza pe ndiko ko mwarakoze cyane oye rega mukobwa mwiza gutabara ni umuco wacu buriya kuva na kera kati yose yamwitabara ungana so koko se yamwitabara ntabwo ubeshye nk'ibyo rwose ko hanyuma yo kudutanya bagakuraho igice cya bwiza yarongera irihuza n'ubundi tuguma ari gati ntabwo abeshya uzi ko ungana so sha uzi amateka y'igati rwose yewe wasoma mu bitabo se nk'iyo mu mujyi ko ntayamupfa unakurunira ahangaha yewe ga ahubwo muganga yarabategereje ngo basuzume ibikomere muze mbasindagize rero oya nsindagiza di ese ubwo ntabwo unareba abashyitsi baje yewe ga imvura janti cyo cyarube ubuganiriza umushyitsi nanjye kagene tumbagira witsindagiza ahangaha ndahigeza urijyana se ndijyana kara ahubwo ari gukora yewe ndijyana ariko nibyo rwose niko mujye mukura rwose yego sawa mzee sawa ndaje nenda bansuzuma kandi urakira rwose ndabona byaje nuko yewe ndakira urakira mzee ndakira wowe musigaye wowe gutese Gapasi gapa byuka mwana se mwana bimeze bite ko mbyutsa mwana uzi ko mbyukije nimariye ibitotsi wana ariko none narumiye koko ase mwana ubwo uri gutekereza iki saa 7 zirageze none ngo ibitotsi ngo saa 7 nyine reka none uzi ko mwana nigeze nitamo n'umuti n'umwe mwana ariko mwana izo sirenge zawe ubuzana none umuti ni iki none ndamenya uvuze nakotse mwana se ntabwo ufata mwana nubwo mperuka kwitamo mani kubera ibyana bisigaye bitamo inahigati sha wapi ariko none ariko se mani kutagiraga izo ngeso byaje kugenda bite nuko nguko wahindutse mpindukane se mani ubu si yo ngumi wacu wagize ngo karara we yari kumenya ubwenge bwo kuzana inaha mani shareka wowe ntabwo uzi ukuntu ngiye nkumbuye karara uzi ko wagiye gushira hafi kwezi ntamubona no ntabwo uzi ukuntu ahangayitse kandi naye ndahangayitse mperuka kumubona muri ya mvura igihe namusezeraga hagiye gushira hafi nk'ukwezi ntamubona ariko murarenze man sha aremeye turenze gute se iki kandi man mwaranyemeje cyagiye kabisa man gusa isabune ikora akazi kayo gusa niyubawe tu kubera gucura urufunguzo se buriya ari ndamwemera byatari uzi natahaba man usuretse ko namisha ikintu ngiye kumeresha urufunguzo ntabwo ari kuruma ariko se ubwo wizera gutare na mwana uzi ko mbabona atari uwo kwizerwa sha nuko ari ni gato uriya mwana ataba poke ntabwo nawe wari kubaho ariko se ubwo kuki wizera ari na mwana nuko ari iniga mwana uriya mwana uzi ko yatabawe ntabwo wari kubaho mwana poke kuko na karara uretse kumurangira rudafa bika imfunguzo mwana ntabwo ari kumenya ubwenge bwo gufata imfunguzo ngo ajye kuzicurisha bro wapi karara aritonda ntabwo yabikora mwana aba yifitiye ubwoba kandi nta nuguze ukuntu yitwaye noneho imbere ya rudafa nkimara kubura mwana niyo yambura iterwa kabisa rudafa yari kutubona kandi ukuntu yarakaye kiriya cyuma yari bwagikoreshe ibintu bibi cyane ariko ntabwo byabaye nyina ubundi se bwawe ari ubwa mbere yishe umuntu cyane rwose ibyo nkubwira ndabizi iminsi maze mfungiye hari iwabo wa karara nahamenyeye byinshi nizere ko bitarimo kwica man usi ibyo bintu yabikora rwose ibyo byinshi nabyo birimo n'ibijyanye no kwica n'abantu ko numva birenze man nari kuhagwa
rwose usanga abantu bose ubundi bamenye ibyabo gusa reka nta muntu wita ku by'abandi niko ntawe ubyitaho rwose yego ko yabaga yego ubwo se nta no kwita no ku byabaye ku buryo bakora nka biriya wakoreye data reka da ariko rero buriya njyewe nta mbere y'uko undi wese yatabara njye mba nabanje guhagarara kare yibaze ko n'uwagoza umuntu hari ubona uburyo hagahita yatsa imodoka yakigendera da bega umutima wa kinyamaswa abo bantu baba bafite yewe byarakomeye nk'ukuri rwose pe gusa wenda iyo bagize amahirwe ugasanga nta mupolisi cyangwa wenda kamera usanga bahise birukanka kandi umuntu yapfuye kare cyangwa bamuciye amaguru yewe wowe Imana yarakoze kuguha umutima wa kimuntu kandi mbisubiremo warakoze cyane pe niko ntawe rega ninjye nabaye nshimirwa gusa ntabwo ari njye nabaye nshimirwa gusa igikorwa mwakoze cyarokoye data rero ukwiye gushimirwa cyane oya ni ubutabara rwose reka narikoreraga rero ukwiye kubishimirwa rwose yega naho njyewe naba nshimirwa iki se ko n'abantu batweretse urukundo hari abo ntarasura ngo mbashimire kiko uhindutse ra bakra ndabumva rega buriya kuba byonyine ufite uwo mutima ukomeye ushobora kubana neza n'abantu bose kandi amahoro ni intwaro rwose iginanira abantu benshi kuyitwaza yewe ga ngo umutima ukomeye ni impamo y'Imana pe umva we ntabwo uzi ukuntu umutima wari wamvuyemo yewe ntibyabura ariko nyine hari abana baje kubimbwira nabo ubona basa n'abahahamutse reka ibyo byanteye gutekereza uburyo noneho ngiye kuba imfubyi yeruye yewe umva umusatsi umvuyeho pe ariko birumvikana disi ariko uzi ukuntu niko ye ari gushakara ariko uzi ukuntu iyo bari inkuru biba bikubereye di niko bari inkuru se nabyo bigira babibera n'abo bitabera icecekera wowe ntabyo uzi none inkuru y'agahinda nk'iyi yewe iyo uvuga mba numva bitandukanye n'abandi bashobora kuvuga rwose biratandukanye pe yewe rekera kuntera isoni pe ibintu byose kuri njye ni ibisanzwe ahubwo hafi yo kuba nyuma y'iby'abandi niko ye none se kara ubundi buri gihe uri hano mu rugo mu masaha nk'aya nyine ndavuga no bukindi gihe nubwo papa yaba yarakize yego mba mpari koko se kubera iki se ubimbajije kukubaza se erega nta bintu bikomeye bitumye mbikubaza none ahubwo nyine ni uko mu minsi ndi inaha hagati nshaka kuzajya nza hano iwanyu tukiganirira da kuko ngewe buriya ntabwo nanakuriye inaha bose usanga mpazi abantu bake haza abantu mbarwa rwose ubu se ko mba ndi mu mirimo ntibyajya bibarambira ra mirimo se sha wayigumamo se kuza ugasanga ndi muri utu na turiya ninyuranyuranamo koko ntacyo bitwaye pe oya pe ibyo nge nta kibazo bifiteho rwose kra aho buhoye mbwira niba ubinyemereye gusa gira niba ubinyemereye rwose ariko menya nizere ko nubwo uwamugaye tutari butinde komera cyane ariko se kuki iyo bigeze kuri njye manu uhita ubura akanya erega wowe tubonanye turatinda cyane bigatuma mu rugo banuka uzi ko cyagiye ubwo duheruka kujya gusura Karara nabeshye mu rugo ngo zirasa naho twari tukiri nawe se hari icyo bitwaye ariko narabeshye nyine harabeshye hari ikibi tuba tuvuga se cyangwa dukora cyangwa ujya ubona natandukanye na ziriya ndara ku buryo wambwira gutyo mwana ariko ariya masaha nyine tuba twakabije pe sinzi ahubwo iwanyu niba bo batajya babikubaza ariko rwose ngiye mama umva ntago abanyoroheye habe na gato hari ibintu bakubaza hari n'ibyo batakubaza ariko se reka no kugumya narakubwira se ko uri kubyibuha mwana se kumaze kubyibuha nyumvira nawe rwose menya nawe ishuri rikugoye we nganyumvira nk'ibintu ubuzanye mbyibuha gute se kandi aya genda da ishuri nuko iba ryakuguye nabi
umaze kuba umusozi kabisa. ahubwo uvuze gutyo uranyibutsa ko ugiye kuba nka papa Karara nawe yambajije ngo ko nabyibushye Rudafu se? yego nyine nuko njye namuvuga mu izina ari umuntu mukuru. Diregiteri w'ikigo cyacu. Yego yewe ariko nawe manu niwe wabatinye kuvuga mu izina se. Ako se nk'ubwo koko arereka nkubaza. Aburiya nka Rudafu abari kukubwira ngo warabyibushye agamije iki koko? Wowe se kubimbwiye ugamije iki musore? Aya twese ko tururungano. Sawa nyine uretse ko nyine yari yiviriye mu gutembera agerageza kumenyereza kwa kuguru kwe yarananshimiye cyane pe ko namutabarije maze yanambwiye ko azansohokana muri ya santere ishyushye hahandi yayindi yo mu mpinga. Yewe we noneho urarangiye pe urarangiye. Ahubwo se ibyara rwa rufunguzo sera uri gucurishiriza agapasi ngo bimeze bite? Ibyara rwa rufunguzo rwo niba uri kuvuga ibyara igihe agapasi yanumye ngo ndumwibire diregiteri meya ni ukuri n'ubu rwose ntabwo agapasi arabimbwira yakomeje kubimisha. Ariko se ubundi njye nanibaza impamvu gapasa gutuma urufunguzo ubu uzi se ubu ngiye kwa gapasi mani mubaza impamvu ahubwo ashaka gucurisha urufunguzo rwa Rudafu pe. Cyore biratangaje cyane. Oya ariko nawe ntugakabye ibyo se birakumarira iki? Ako se ubwo koko uzi ko uzakora amabara mwana nyamara uzakora amabara mpora mbikubwira. Ubu se koko urabizi neza ko gapasi yabaye ikirara agendana n'ibirara mani noneho umva gucurisha ifunguzo. Ubwo se ubwo ngubwo wabwirwa n'ikizo funguzo ari gukusanya cyose ikintu agiye kuzimaza. Ubwo ntashaka gukusanya imfunguzo z'amazu y'inahe gato. Oya rwose nawe rekeraho ibyo se bikamumarira iki? Ariko uzi gusetsa bikamumarira iki? Ubwo se ntiyazatwiba mani agahita yigendera. Oya rwose nawe rekeraho ibyo se bikamumarira iki? Nge rero ubu ngiye muri ghetto ndahava kandi mbimenye. Oya meya ndakwinginze mbabarira pe please meya mbabarira ibyo bintu ntubikore wigiye dore rwose ibi bintu nibanga meya ndakwinginze pe nukuri pe oya garuka mani umva nkubwira nge ngomba kurwanya ikibi oya meya ndakwinginze garuka rwose oya ngomba kurwanya ikibi kitara oya meya urabizi ibintu nibanga nukuri pe mani wapi wigumye ungarura tungomba kurwanya ikibi kitagaruka ibintu urabizi nibanga meya bitarenga hagati yacu pe nagapasi namenye kubizi meya oya meya nukuri meya nukuri ndakwinginze pe garuka meya nukuri meya yesu mana noneho ndapfuye imva ko nigenje koko mana we ndabigenza ne koko. Rambura gutya rambura kandi ume gutyo aho noneho mpita numva mpita numva byoroshye aho ngaho biroroshye ubikore kenshi ntabwo urekera baba we ahubwo ngera yewe muga karame yewe uzi ko kutivuriza iwanyu ari ukuyabwaza gahera kuko neza nukumira ku ruhu neza yewe nukuyoba inzira yekeza ku iriba ukayobe kiyerekeza ku biroha. Yego rwose neza ubundi biba ari ingenzi gukurikirana umurwayi na nyuma yo kumusezerera cyane iyo bitabangamiye akazi. None se mugira mutya mukegera umuntu neza mukamwigira mukamuha umuganga ubizi neza ntawe rwose. Yego ni ingenzi rwose ni ukwiye akazi muri gati yose abirirwa bavuga ngo babuze akazi nibagende babura ku kazi bakabashyiremo se byibura ngo bazite ku bantu babikore nk'uko bikora ntawe reka ntabwo ushobora kubibona babikore nkawe nyine. Oya ni inshingano cyane nge mbikora nk'akazi nubwo mbiba nyuma y'akazi. Uri imfura rwose imbere n'inyuma niho utari twabavuze bakuvuze kera nkanjye nkagira ngo barashyenga kumbe nzahura nawe niwe rwose. Ibikanu se bimeze bibi yewe wa munyarwandakazi wese uzira inenge ntabwo kibabara cyane ugira ngo uriya munyamuhundo yarangotoye neza yaranciye ingoto yarayirituye yansigishije wema wanjye nanamushyingiye. Oya rwose uri muzima kandi ubuzima bwawe buri kumera neza kurushaho rwose.
n'ibipimo byose dukoresheje bigaragaza ibisubizo byiza. Nibyo se koko muga? Yego rwose. Uhanya yarambujije ibibindi byose y'inzoga nzango kuri Karara imfura yanjye yaranyishe rudafu ko nigenje. Gusa mu byo ukora byose ugomba kwita ku bintu z'impora nkubwira. Hari n'ibingora riga. Ntukabyibagirwe n'umunsi umwe. Yewe uravuga ibyo kwirinda gatama se muga? Yewe yego, inzoga nyinshi ntago ari nziza ku buzima bw'umuntu. Koko se? Noneho ku muntu nkawe ni ibindi. Inzoga uzifate nk'umwanzi wa mbere w'ubuzima bwawe. Yewe muga nzagerageza nubwo bidashoboka. Ugomba kugerageza ukabyitaho. Yewe umuntu zazitumye mpfa nabi. Intumbi yanjye yari yandagaye mu ibarabara rya gati. Buri wese ancaho agenda. Ndabizi ntawe ari kundokora baranyanga bose. Ugomba kuzireka rero. Muri ahubwo uziko ahubwo nuramusazi aho kuza ngo ndokore nawe yarampotoye. Hakuru dafu nagurwa we. Yaranyishe neza. Yandiza kamira amazi. Yarakapoto yagafata. Abatagurutya muga urahabona yaranyishe. Rwose kiriya kibazo ntago cyagarukiye hariya. Kandi nubwo uriya muntu yaraturutse iwanjye. Nabyumvishe ndababara. Ndashavura ndavuga nti muganga nkawe rwose ntabwo ushobora kwibyara umwana nkura cyangwa umutunge mu rugo rwawe. Ni ikizira mu bantu. Nta nubwo twari tuzi ko munaziranye. Reka ntawe uziranye ndawe. Uretse kuza kwitwirira ijoro akaza avuga ngo ambeshyera se namugize nke. Nubwo nabikora kandi. Natunguye no kumva induru mu bitaro byose. Yewe mawe yase unibanze no kumufunga. Wararwaye da. Hakuwanyereka aho hari ubu ngubu bamwitura wenda agafungirwa ukuri. Ubundi se ndi intere nenda kuba ikimuga hangaha njyamye atari ukunci intege. Kumufunga ntago ari byo by'ingenzi. Bitaba ingenzi. Nakuka nari nsigaranye nako yaraje ashaka kukamira bunguri wanyice mveho burundu. Uriya muntu ararwaye. Nashake ntagakire. Bamusanzemo indwara zifata abantu bahuye n'agahinda gakabije. Buryo bishobora no kugira ingaruka ku bwonko. Nashaka pfe. Naburengaza mu maho kuza kunsariraho njyewe rudafu. Bituma amera nk'umuntu utuzuye. Bikagaragarira no mu bikorwa bye. Nakaze ke. Ngiye ntabwo nishingira abasazi. Biyuzuye se ntakuzure. Ndituze impamvu njyewe ntamutembaguye. Ubona musanga iwangerega yaje yitwikira ijoro yahaciye ingando. Iyo nza kutamukubita se ahubwo nkakora ikintu kirwa kumucacekesha nkamujyana kure y'abandi bajya. Kurehe? Y'abandi bajya. Reka muganga we. Ubundi rega ugira ngo se nzatanga iki noneho? Ku karere bahora bategereza za raporo zose. Ntibazanyirukana se una raporo nimwe ndatanga. Yewe dutanga raporo buri gihe. Imiburi imaze kuba iyo 3. Yewe banantumijeho kira kintu cyambagaho kimpanuka. Narinze ko ndi buzindukirejo iyarubika yari gusona nageze ku karere kaba raporo yabo bakareka nkiberaho nka inzoga zanjye. Hehe se kandi? Yewe ndavuga ku karere nyine. Ku karere mbega? Ntabashyiriye raporo y'imirimo nyine y'ikigo cyose cy'amashuri kiranyobora. Kumbe nagiye gukaruka rwanteye imboni ndavuga urupfu. Ariko nararucitse de. Niba nanyirukana ndabizi neza imitungo n'injaburo byose nkura hariye bizantunga. Ibyo se biracyabaho mu bigo by'amashuri koko? Ntukansetsa ariko nawe. Yewe igihe tumaranye wowe ntacyo naguhisha ndabizi. Ariko biraba uriya riga yewe iko peje umwana nyine kizamini ukakimwa nkanjye bayobora. Reka umubyeyi waragusengerera hafi y'ukwezi kose. Ngira udafuse urugira ngo nkwa kofi yanjye birakahe biragapfa. Yabimpagije kandi. Ibyo murabikora se? Mushara ntacyo uvuze. Ibyo ni amakosa ntakihanganira. Oya se kandi nawe. Ni amabanga asenya igihugu. Kubigumana n'ukwica ejo heza. Nawe se. Kandi uramuki. Yesu uragiye yi. Yewe. Yego uranjura. Uzi ko agiye. Uragiye se yewe. Ayibwiye witwa ndera ari ndaba mwiza we. Aramwiza ndakamuhamana. Uzi ko agenda kugira ngo mbege umubyimba. Uzi ko agenda kugira ngo neza aragaruka. Ntabwo wandega ndabize. Nakubonye ugira umutima mwiza. Igihe tumaranye ndakibonye neza. Igihe tumaranye cyose wanyeretse umutima. Ariko ndeka nkwibikiye ndakwibikiye. Ahubwo icyo nsigaje ikintu kimwe. Kigaze kugenda nkaneka nkamenya umugabo wawe nkamenya waguhamanye wakwambuye abandi muri gati yose. Zamumenya ye. Zamumenya ari kukuguru we.
imihanda nayo ra egate naho hari imihanda mibi si Clara ndi kurebara yewe Clara karame yemba Clara rwose ni yewe reka ndabumva yewe egera hino nkubwire gake niko Clara rwose niko yewe gayega naje niko Clara ntabwo nguherutse rwose yo uraho mbese ese niwigoye uhagarara ko reka oya rwose nakwigora ahubwo si uri kwerekeza hagana hehera nari ngiye kureba abashumba ngo hari inyana ya data ifite ikibazo bari bamutumyeho ejo ariko kubera arwaye nyine ninjye ugomba kujyayo yewe nako niyatarwa uvuze ngo ntacyo nyine nuko ngiye aho nakubwiye niko ye harya aho ngaho ugiye ntihagira umuhanda ara yeguye umuhanda unyura ku ruhande rw'urwuri rwa data muri Bucyanyana muri gati ya ruguru reka hakurya ariko rwose Clara ari hano aratangaje rwose iryo vumbi riba ryagiye ku maguru yawe reka yanduza akageni di kuko ntabwo uzi ko ibyo bintu byo kugenda mu ivumbi bitakubera di reka ahubwo ngende ntarakererwa mu rugo haba hari imirimo myinshi ntegereje reka ntabwo natuma ugenda muri iri vumbi ringana gutya ntabwo natuma ugenda muri iri vumbi n'ubwo bushongo ruhagaze rwose Clara ntabwo bishoboka rwose yewe ni hafi nta kibazo rwose reka nsanzwe mbimenyereye iyo ngeze mu rugo ndongera ngakaraba ivumbi rikamvaho nta kibazo ariko ubundi buriyizi Clara cyangwa ntabwo uzi ko ibintu byo kugora mu buzima bibabaza benshi ni ukuri ndabashimiye mwari mukoze kuntekerezaho hoya kwino mu modoka di gusa ntabakerereza cyangwa ngo njye nkererwe mugire umunsi mwiza yamaye nka data niko haragiye di mbega ubwana w'umukobwa iyo mbega ubwiza we yewe ni integera zitakara amatape umva we dore uko atambuka di yewe ca icyo nzi cyo gahunda zazanye gati ntizikiri imwe rwose ndahamanya n'umutima wanjye neza ko kuva namenya Clara ubu gahunda zanzanye zabaye ebyiri zuzuye neza kangende sha Gapa ariko abantu bakomanga nabo injira mwana harafunguye Gapa wafunguye urugi ariko harafunguye injira nta kibazo mwana se burya hari hafunguye rwose injira nta kibazo ko ndeba ntakuzi se uruwa he nduwinanga nta kibazo ngende uwinanga nge narinje kureba umujama wari utuye mahanga nyine wita Gapasi tu Gapasi Gapasi none nyine ndabona none se Gapasi ari sha nyine ngemba hano ariko Gapasi araryamye tu yarari kuruhuka none se nawe uruwinahe gati ko mbona amaso arayara ndabona ntakumenyereye inaha rwose gati sha nanjye ndabona ntakuzi gusa nyine inaha niho iwacu tu nuko nsigaye niga muri kaminuza kandi kugera muri gati intwari igihe cye yakabisa ntaga umwanya mbonekamo wawubara birumvikana niba wiga kaminuza none se Gapasi ari hehe ko namushakaga hari utuntu nashaka ko tuganiraho nyine ibintu ko numva nazira cyane rwose kabisa erega nawe Gapasi ari hano gusa nakubeshyaga araza kuba hagera mu kanya kari imbere akunda gutaha atinze tu none siri kumushakira ubuhoro yewe ni ubuhoro da je Gapasi se namushakira iki kindi kitari ubuhoro erega Gapasi nta n'ikintu wamugira si we kirara kibino se cyayogoje gati yose sha muvande ndabona wamaramaje kumubona rero reka mushaka bawicariye hanga ariko sinzi n'igihe ari buzire niba natinda yewe nagumye nanakubaza ibya Gapasi none se ubundi wese witwa ndemani ko mbona nyine ari ubwa mbere nkubonye naha cyane byose twabihezemo shangiye nitwa Poke wese witwa gute yewe ngiye nitwa Meya
none se kuki waje hano nyine ukaza kubana na gapasi hano? Inkuru nakubwira yaba ari ndende, se ubu nayikubwira nkazageza ryari? Aha yewe wambwira niba nyine nta kibazo, niba bitakugoye nakwizera nkakubwira koko. Wambwira ntari biryange rwose. Sha rero reka nkubwire meya, duhuriye aha ngaha ntabwo nzi nanjye sinari nkuzi. Ziranye gusa ubu twamaze kumenyana. Njyewe data yitwaga Rudoviko, kugeza n'uyu munsi sinzi icyo yapfaga n'umugabo witwa Rudafu. Ngwiki? Rudafu sinzi niba umuzi. Ino aha sinzi, wasanga atari we nzida. Uwo Rudafu yenze kunyica ashaka kuntera icyuma ngo nipfire. Byageze aho se? Rudafu ayo ngo aranziza umukobwa wiwe witwa Karara. Ampaye. Kandi nge Karara mukunda. Ampaye nka Rudafu nzi mana yaje. Ariko ntabwo nzi niba ibyo ngibyo ari byo bimutera urwo rwango. Sinzi kabisa. Rudafu delegiteri wacu se? Karara uvuze Karara nyine nibuka ko neza ko umugabo bino witwa Rudafu afite umwana witwa Karara. Ni gute si ibyo bintu byahurirana? Ariko se ubwo none se niwe wakuzanye hano? Oya nahageze kubera ubufasha bw'umukobwa witwa Karara. Iyo ntare yitwa Rudafu se iriyoberanya kandi yerekana ko ari umuntu mwiza kandi n'umuntu mu rwimbi. Umva pake dufite gunga tukavuna hagati Rudafu ataraguhitana none narayembyiboneye kabisa. Nabiboneye hari iwanyu siko basigaye banaza kurarira ngo bare ko wanatashye man. Rudafu delegiteri se? Delegiteri si ibyo bintu muri kuvuga yabikora mwana. Meya uri hano ukora iki? Naje kukubaza aho yuhise wihuta mani, ngibanze unsobanurira ubwo ngubwo ibyo bintu delegiteri yabikora gute? Ahubwo umva icyo narenje kubaza rero. Nje hano kukubaza impamvu ari nawe mutumye gucurisha ifunguzo mani. Se mani izo funguzo nizo gukora iki? Funguzo za delegiteri mani urazishakira iki? None se abo bantu wababonye koko? Ahubwo size fete mushiki wahangayitse cyane man. Ntasize ahangayitse cyane bikomeye cyane. Nanabirukanzeho ndababura pe. Fete yaraje se? Uzi igihe amaze gushakisha man. Poke ntabwo bizo. Ko numva mufite ibibazo byinshi. Ngiye kutari kunsubiza. Se ubundi Rudafu mufite. Nawe itureze rwose we ntabyo uzi. Ntacyo dupfa ahubwo nuko umukobwa we Karara ari inshuti yanjye. Kandi reka twakuze turi inshuti. Wenda wowe mwari mutari mukiri nawe. Twari tutarazi. Ariko rwose tumaranye igihe kinini. Ariko nje nibaza impamvu nyine waba nanjye sinzi ikintu dupfa n'urambuka. Ushaka wanahunga rero kuko ibi bintu sinzana uzabicikira kabisa. Guhunga se cyakoze nge rero reka nkugire inama. Imuganga umuntu rwose ahubwo nyine ahubwo yanakwica umuntu nabonye afite icyuma. Amaye oya ariko ntabwo wahunga umuntu ahubwo wamusanga nyine mugahanga. Ahubwo Karara yatamfasha ngo ncike hari ahantu nari kuhasiga ubuzima. Reka mubwire erega ibyo inahigati ntabwo ari byo bikora. Ntabwo wahunga umuntu ahubwo wamusanga mugahangana. Rero inama we nakugira sibyo? Sinzi kabisa. Rati uyu n'umwana nakubeshye poke noneho ibaze Rudafu mana yacu ntabwo ari amenye ko wanabwiye mama wawe ngo ibyo kuguhotera kwigeza no guhotera simbizi. Reka nkugire inama rero we poke sibyo? Ntabwo tuziranye cyane gusa ngiye kunumvishe wasiyo murimo hano. Wereka kugunyuriza wanyu marira ngwino tujyane wanyu. None reka inshuti yanjye yitwa Karara. Reka mbanza mbitekerezeho numve rwose ndaza guhitamo igitekerezo cya nyacyo. Kandi sawa murakoze. Sheri waje? Naje rwose sheri. None wabigenze ute kugira ngo sinkumve? Sheri nuko imodoka nayisize ruguru iriya mu garage. Niyo mpamvu utanyumvishije rwose. Mbega wiriwe neza? Ndeka sheri. Mbe ko wa mugabo wakoze impanuka witwa Rudafu. Rudafu kandi? Harya niko wa mukobwa uyikundi? Yego sheri, Karara disi. Ariko sheri, hari abantu ko bari badukozeho. Uracyajyayo koko? Wowe uravuga ibyo gusa. Habaye iki kindi se? Ubwo zirari kiriya kigabo kigira? Irari kandi? Njye ntago nari nzi ko ari kuri ya mezi. Bwa mbere tuganira numvaga ari imfura. Ariko aho mumenyeye mbona ari uwundi muntu. Irari kandi? Mugabo nkuri ko bishatse kuvuga ko ari ikirura kiyambitse uruhu rw'intama. Cyane rwose. Baba we uramenye rwose utangira ibintu bimbangamira. Yagize ati se kurakaye se kandi kama. Oya rwose birababaje. Nuko utazi n'uburyo abikamo inzika. Nzika se ko nawe uzi ko nyuma yo kubungana kasake niwe aba yumva yamwihoreraho. Ntabwo ari umuntu mwiza rwose. Reka ntabwo mbyumva rubi. Ariko se ubundi ubwo ngubwo Nyiramana nk'umujyanama w'ubuzima harya si bushinzwe ubuzima bw'abarwayi mu ngo zabo? Yewe biragoye. Ibiki se kandi? Ubu ntabwo ameze neza.
yabaye ikise kandi uwo mukecuru koko bitewe n'uko umuhungu we yabuze yewe ameze nk'uwahungabanye pe harya wa muhungu we na n'ubu pe nta kanunu yarabuze ariko urebye uburyo poke yabuzemo biteye agahinda pe ubwo uzi kuba umwana uzi ko aryamye warangiza ngo arabuze gutyo gusa nta hantu wari wamutumye koko rero kubera uriya mugabo duturanye kandi akaba ari umuyobozi w'ishuri byantumye kwa muganga bansaba kumwitaho by'umwihariko kugira ngo akire vuba ni agatangaza rwose ye ariko ubwo ngubwo harya nyuma yo kubura Rodoviko iriya mfura y'u Rwanda n'umuhungu we turamubuze gutyo by'amaherere pe turamubuze pe ariko ubundi umuyobozi adaheruka kudukoresha inama ukuntu inama mbona hari ibibazo byinshi koko kasake uriya muhungu se ntabwo araza ni ikibazo ariko nari namubonye wanje mabuja vayo hano nkubwire none se ubundi mitari kuyinywa neza yewe biri kuza ntagifite ubwigunge yego disi erega buriya kwa muganga abasayikologiste bamwitayeho bambwiye ko yababwiye ibintu byinshi bishyize kandi disi buriya ngo nta muvandimwe ngo nta n'umubyeyi yarabivugaga nkagira ngo ni amashyengo disi ngo inyamaswa yateye iwabo irabaribata bose ye baba we inyamaswa ngo niwe warokotse wenyine rwose narabibonaga disi ariko reka munige ni mu gihe uriya mugabo ngo ni Rudafa nawe ni umugome yari yamujugunye hanze mu ishyamba ari nijoro uzi ukuntu namutoraguye yamuhondaguye yamukubise rwose mbona yanegekaye burundu Rudafa nawe ubanza atari mwiza pe gasa urumva bimeze bite se ni neza bose aho gupfa ntabwo mabuja none yewe nagutekeye isosi iryoshye kuri bose uraza kwiga iminwa ariko nushaka uzagume hano uzajya udusetsa rwose none se ubona agasaka adasigaye asobanutse reka ni mabuja wanyigishije bose ndamushimira cyane imana izamwihera umugisha none se rube kutansubije ibiki se kandi kama umuyobozi ko adaherutse kudukoresha inama cyangwa yarimutse sinabimenya karara karame ese kuki uriya musore ugira imodoka adaheruka kuza hano waramwangiye uhe musore se ko abagira imodoka ari benshi uriya warokoye data agira impuhwe aza akababaro k'abanyamaguru duhura nako mbega ukuntu ankunda atese uzi ukuntu yamamagaye ndi mu bandi bana akampa za bomba akanantwara mu modoka ye ibyo se wari ubizi ibyo se biragushimishije nose uragira ngo mbabare reka sinababara mbega umukire uriya we noneho nushaka kumwirukana hano nk'uko wirukanye Nyakarundi wo kwa Mwambari yaranyitwariraga kuri moto buri gitondo ngiye ku ishuri azarorere kugutwara n'ubundi wowe ka gahungu ko kwa Nyiramana karakuroze ubundi si ubuko poke yapfuye uzabuza abantu kwiyizira hano iwacu kugeza ryari ariko ubwo ushaka kundakaza bingana iki ntukanyibutse poke wanjye nzajya mbabwira biyizire hano nushaka uzabyara cyangwa nzakubeshere ko usigaye ufite n'umusore ukigali kiragiye bisi ubwo mwese muzi ngo poke wanjye intare zaramuriye yesu we yabaye yiturije se kandi atekanye kure y'abanzi ariko poke ndagukumbuye gusa ntukave mu bwihisho kugeza igihe twavuganiye kigeze nubwo mbazi baguhiga ariko nanone humura kuko icyo nzi neza ni uko byose byenda gutungana
ubwo niba akazi batumye niba karabananiye nzakikorera ndabizi uyu muhungu ntabwo ari uwa nyina, ntabwo ari uwa nyiramana, ntabwo yitwara nka nyiramana we yabe namba. wowe kagahungu n'ubundi kavutse nawe gashaka kaba kigira amakize ko duvi ko atigeze arushya abantu, ubundi ko kaba kigira amaki muri wowe kabikura hehe? Ariko kakaguwe mawe yenda kukura se ndakakura kaze ako ni nkubona ndakora supe neza imbura ntabwo ihusha kirika ndikiburiye aho ndiyizeye neza mbuna nayizi negishijwe n'abanyaburayi hiziga iwanjye se bari kwisiga iwanjye batayingishije ntabwo mpusha abeshya ariko bandi bandera aho se iramodoka ninde wayipaitse hariya iramodoka niyandera maze iyo modoka igukurikire nanjye imaze mukurikire neza amapine kujyande ndarukunyuzamo ndiho bari batatura ndagira ntera aho se imodoka yo niyande cyangwa wabakurisha impanuka n'ubundi akabahitana bose icyarimwe wabakurisha oya nakubonye igipimo neza imodoka ihite nyiruhande nakumenye bazakeka ko ari umwe muri mwe wakwirasiye gushyiraho imodoka kugira ngo urusasu neza nk'iki aho gumaho niko papakara ngo siru dafra niko papakara ibabowe siru dafra papakara yamani nawe rudaf papakara urajye nimbu yampaye yebaba we Rudafa afatanywe imbunda Jean tumubonye subara hava mama naho ubutaha mu gice gikurikira kimwe ikinamico ndamukunda. Wewe dukurikiye ugakanda subscribe turagushimiye cyane. Naho ubutaha mu gice gikurikira ikinamico ndamukunda. Ikinamico ndamukunda muyikurikira buri wa gatanu saa 12 z'umugoroba ku rubuga rwacu rwa YouTube channel yitwa Yep TV Rwanda. Ubaye ufite igitekerezo inkunga cyangwa inyunganizi ku ikinamico ndamukunda watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone igendanwa 0784426672 cyangwa ukatwandikira kuri email yacu ikinamicondamukunda@gmail.com. Imiryango ikadutanya, amikoro akadutanya, gusa ndamukunda, ziko nabankunda, genda gukunda, iwacu bakadutanya, rubanda bakadusenya, gusa ndamukunda.